Sheri kumva uri kuvuga nayo muri iki gitondo wabyukiye ibumoso ni iburyo bimeze bite? Akoze yuko nta kibazo gifite mu modoka ari yaje. Sheri akomanje kuja mu bwenge. Listen to me. Let me tell you. What can I do? Please. Ndio nari mu kazi ko amasaha y'umugenda. Ko nashaka gusubira mu kazi kunyazi gusubira mu kazi tavuga. Mujeni? Oui. Mujeni, bite? Umeze neza? Yego. Nisi waje tukamucyayi nari ndangije. Shawa kinzane hano n'uwanca akayaga. Yari kinzane nari. Okay, kanyizane nyine. Merci. Reka tunicarane. Hano yese wavuye ryari? Mva, jean isaha. Saga cyayi kari no bwambere. Nta teresa yagiye. Nawe rwose ariko ntugasetse. N'ubwa mbere mutekeye mujye. Shaka bwambere ahubwo uyu munsi ngo ni surprise menya no mu gikoni nijoro urajyayo. Je, nibagiye kukubaza. Gise kandi abahorumbaza. Umbwiza ukuri. Ntumbeshye. Ntumbeshye. Sibyo mujye binyemerere. Yes. Se mu gihe cyagiye muri douche na papa kwavugije induru papa yari mu biki cyagiye ari nijoro nyine cyagiye nari mvuye muri sport hanyuma rero nari ndi koga nyine ndi koga rero daddy ngo yumvishije amazi kuko yarazi ko tudahari agira ngo twasize yafunguye yaraje kuyafunga none se induru numvishije uzwi induru yawe yansanze muri salo shana rikanze nyine tu ngira ngo nizamu wenda ngiye mu cyumba cyanjye wari uri no gutitira wagira ngo ubwoba anayakusugurwa nakubeshya wowe se wamungani wambeshya ese daddy yaza mu cyumba cyanjye gukora iki se wamungani nari mfite no kujya gusenga daddy yambwiye ngo uzange ku rusengero mufite amateraniro se Shall usengere nyine. Ego, ndagusengera. Gushanje kamwe fata akayaga hano ndahakunda. Nta kibazo muje. Sawa urugendo rwiza. Ego. Yenda nyina anamwakirese. Nigire gusenga. Umwana amwakirese njyewe. Gusundi dati muri douche, dati mu buriri. Ya bintu bizagarukira yuko. Zabana nabyo. Zabivuga. So, uretse gato turaza kuvugana hari nari ngiye kureba umuntu nimba turaganira nta kibazo. Sawa misi. Umuntu ngaho kadakibura yibisa n'ibyo bitera. Komera. Sawa ni sawa. Meze neza kabisa nta kibazo. Okay, so shaka pasteri ariko ndabifite Pasiteri arahari karibu. Merci. Ni wa musore reba yahindutse. Nguyu ni we mukwe pasiteri abakeneye kabisa. Kubwira Rebeka wa musore ntamucike ni mwiza kabisa. Ya. Nibana. Sikasi zara mwishe neza. Inzoga ni Neza shimwe. Komera cyane sha. Wahindutse. Turashima. Sikumbona wahindutse wa? Wo guhumura inzoga urimo urahumura agakomfwa wari musebi. Tezima ariko ibitangana. Uriya pastor. Yes. Uriya wabi inama nzima. Inama yatumye mvaho ndi ngira ngo ngira. Narebye amajambo wagiye umbwira inama
nubwo ntakumva ariko nyuma nagiye kubona ko ari inama nzima zagira aho zimva zagira aho zingeza. Ubu ngubu pe meze neza nta kibazo, akazi kanje kagenda neza nta kibazo kirimo. Donc impamvu namaze nk'ubuzeho gato nagiye negera Imana cyane kurushaho, bizizoga mbivaho ubu ndi muri no business yo kubaka. Abantu bose bakuye ibyo bishyiramo bakareba icyo bashaka bakizwa. Ubwo nasanze ari byo ni bizima byarafashije byatumye mvaho mva nkageraho ngera. Okay, nayo ndeteka mbanyuriho basuhuze nubwo nsanze bamwe atahari ariko nta kibazo kubagiyeho uze kwasuhuza ngendeye ku musozi mbere n'izamba nta kibazo. Shasubize ku matwi tumenye kugura nyine nkeneye muri iyi minsi urudobo two kogeramo ibi nizo nziza nacu ibikiza zirazitwara shanari bipfuye kwezi kumusura ni sawa. Iyo nkuru uzayime ni sawa kabisa. Mu kanya ndaba ndi mu rugo nyine tu sha nzakubwira sha uza kumureba nimugoroba ndaba ndi mu rugo nyine tuvugane sha nyine ndakubwira mfite inkuru sha haratumye nyine ndi guhaha reka bamvunyikire nishyure ubundi ngere mu rugo nyine turavugana uhita uza nyine sikamuvuze itega nyine sawa sha sheri mwe babiri n'inzobe n'ubundi bashaka ujya muri mata ntanze bafite ujya muri amazina yabo yazi tujya yitwa sibyo Gihagera gusa n'umuyavuye mu kazi neza gato kisha risabye kugurisha saa sita ndatoteka ndetse n'umugore ntabwo twagiye rimwe nanjye nanyuze ku rusengero nzi neza ushaka kumenya neza kabisa neza cyane rwose gusa nyine nari hari ikibazo nari mfite kamwe konyine nshaka ntabwo none iminsi yahise nakubona icyo kibazo nari mfite ariko nawe twaragize ngo nyibindi ntabwo biba byoroshye wenda nk'Imana ifashe umutima ikabishyira uwawe wahita ubona neza ko ikibazo ufite icyo ari cyo niho wananirwa ugendera gukora nzeye ko ariko urukumbuzi rushize urambonye wenda wazashya no kubaye hafi mu gihe ugiye kubirangira iyo dutandukanye byonyine ntabwo kumva ko nigeze ntanamukunda ni urukundo rumukunda cyangwa inkunga mukunda zigomba kwijana ntabwo igihe bimwe waba uhari waba udahari ntihandi rero ikintu kinzaniye
urabizi ko buri gihe ndakuvugisha muri bino minsi uburyo ugenda byiyumvamo kuba narakubonye tuba twamenyana ngishaka yuko twaba inshuti bikazakomeza tukanabana bari tugiye imbere. Mfite igitekerezo cyiza ariko ubu ngubu mfite gusenga nkabaza Imana abiteye kubera Imana uko nzi nanjye kumenya kubera nzi n'uburyo nsenga nanjye kandi ntabwo Imana yahabya ese wowe warabisengeye cyane rwose warabisengeye cyane rwose narasenze bishoboka yakunjya mu bwoko bwa pasiteri ufite imbaraga z'amasengesho si ugupfa kugenda oya okay nta kibazo nanjye uri mu mwanya njya gusenga so reka rero kubera amasaha urabizingiye hanze ngire mu bwoko sibyo ariko amurekere gusa rero wagira amuherekeza amurenze Karame, abonye umugabo wanjye ukuntu ameze sugira umugabo. Hano, wese ugira umugabo. Hano ndumiwe zime nubwo. ya ndi mu rukundo Ko mwana mukobwa wanjye ngaho rero. Kuko kondo, uriya mutipe tuguye asohoka. cyane rwose Hey! hahise kutabyumva Kumara yanjye. Ngwiki? kutabyumva Ngo? uriya ubonye asohotse Uriya musinzi. umusinzi Uwo musinzi karuharwa. muziranye he uwo mugore uwo mwana uri Ndi umwana we. waba awundi Ndagenda nta kibazo. uretse asetse uravuga ko umutuzo Uko nibarura ariko. ntabwo utambwira na reka mugende ndamubona pasi araje amwegende sawa Abanzanye ngo umubazi wa VIP. Abantu bakurikiraho umuntu gusa. Uyu muntu sinumva kabiri mu Kandi se utangiye kumenya n'abasinzi ba karitsiye. ngera sinumva ntabwo twamumenyanye iwawe. Shana kera ntaraza aha ngaha. Sha nyine ni uko gusa uriya mutipe icyo nakubwira cyo afite ikintu cyitwa ngo amafaranga. Genda wowe namukurikiraho amafaranga ubundi nkamureka. bakomeze ni kugira ngo urukundo ni ikintu ndivuga ntabyo uzi urukundo si ikintu Aha sha njye sinaguca intege. shamujye sinakubeshya uburyo mukunda nta nubwo mbese niba agira amafaranga Osheri biteze. Ego kumara cyane meza. Umeze uteze cyameze neza. Wowe se umeze ute sheri? Cameze neza nyine naryara umuryango nyine bwa pasiteri hano twibera mu masengesho gusa. Yesu we ndabona uri hano wenyine mu biba ryakwishe. Oya na Rebeka yarahari nuko agiye mu nzu ahubwo ariko mubwire muri iyi minsi mikuru umva se muri iyi minsi mikuru se we ufitiye gahunda muri iyi minsi. Nshatse gahunda niyihe noneho mva ngenda nashomere nta n'akazi mfite sinzi mu minsi mikuru sinzi ukuntu nzayitwara. Kuki umva se ngiye mfite binyuzemo. Yego uransokana amafaranga Yego. nta kibazo shawo umeze neza mwana w'urunakenga. upfa kwiyitaho gusa imyenda myiza wowe gusa ubundi tugasohoka kahaba. Yesu Umva uzansohokana se? Uzansohokana se sheri? ahubwo ni ukubwira n'aba bashuti bacu Yego. byahataje Noheli zarashyushye. bonane noheli Cyane. njyewe kofi ndakubita hasi Ingoma uzangurire mwana uzandwara wenyine nanjye mu yindi noheli y'ubutaha nzaza. icyo gihe cyose umva wabuze n'igisaza wakuraho amafaranga y'iminsi mikuru. Sha mwana narakibuze. umva usanze rero nari ngiye kwitegura ahantu nari ngiye Ndangira rero mwana ndangira mbanze ngikuje. njye wikendi gitangira kuwa kane ndagiye ni ukwinyabya ku mama pasiteri aje yanyica Yego. gusa ufite akanya Akanya ndagafite. umva nabwiye ngo nzambirire rimwe hariya hirya muri gare Mba ndaguherekeza. umva kanitegure tugende Icyakanaje turisome byinshi. turisome n'ubundi ni ukwiborosa kugira batabyumva Nta kibazo sheri ntari. ninshaka
nagerageje kwihuta. Nta kibazo. So, urazi ko nenda kubwishyize tuganira nawe twagana turi kumwe amaso kuyanye baradukuze. Ndibaza umaze kumenya neza tukazoganira dutishije nawe rero ko igishiro kiri ku mutima wawe ijambo nyamukuru. Sivyo? Nta kibazo bwira ndumva. Maze igihe kwitekerezaho nafashe umwanya wo kwitekerezaho cyane. Mbona ko n'ubundi tumaze kumenyana, maze kubona Rebeka ni umuntu ameze ute, akunda iki, abigize ibyo. Ubu ngubu ikintu nipfuza mu buzima bwanjye nabonye ko ngomba kugira amahitamo. Amahitamo? Ntabwo bimbwira amahitamo yawe none. So, amahitamo yanjye rero, Rebeka, ndagukunda. Urabizi, ndagukunda. Vya bindi mbona ko byarenze kuzaza iwanyu, mva iwanyu, duhurira aha n'aha, ndashaka ko tubana. Okay, mu by'ukuri pe, ibyo mbwira ndabyumva. Kandi nyagenzi pe, kuba unkunda ndabibona. Ariko nanone, ku giti cyanjye, ndabanza nanjye mbisengere, mva icyo Imana ibivugaho. Okay, so nta kibazo. Gusenga ni byiza. Ariko Imana ivuga ngo teni intambwe ya mbere. Izindi ugira ikintu zindege. Nibaze ko Imana yatumye duhura njye nawe. Ntiyatuma dutandukana. Kandi Imana ibuze abantu ifite intego ntahigana. Rebe hari byinshi wampinduye, hari byinshi nahinduye mu buzima bwanjye kubera wowe. Niyo mpamvu nanjye ngomba ko ari byo mbihindura ku buzima bwawe. Okay, ibyo byose nta kinanira Imana. Reka tubiharire Imana. Okay, so ntacyo. Ndazi ko Imana ikora sawa. Ikibazo cy'ifite iki? Reka mu kuba wabona bisi. Urifuza kubana nanjye? Ku giti cyanjye ntacyo bitwaye, ariko Imana izabidufasha. Urakoze. Ndabikunze ko umwumvise ko nimaze igitekerezo sawa. Hanyuma Imana ndazagufasha kuba hafi. Reka dusengere nk'uko turakize neza cyane nyine n'uyu muto wawe warutegereje cyane. Okay. Dusengere. Iminsi myinshi. ndahari ariko no kubera akazi. Duhuye nkukeneye na di. Ntiwabyumva. Umbwira inshuti yanjye. Reka twiganira n'ubwira numva niba. Ariko Ubu tuvugana tugiye guhura na Trevor. Ubu twumvikanye ko tugiye kubana. Namwemereye byo kwirirwa nzu yaza nkatisha hirya no hino. Haze mfasha rero tuzaza dukeneye. Namwemereye. Kubitekerezaho gute? Trevor ndamukunda. cyane byiza niba umukunda. Hanyuma rero umuntu ubona ubwo ufite imyaka 25 aba agomba gushaka icyambere si wiga. Ushagenda gushyigikira. Sha cyane rwose 25 yose undi ukicaye iwanyu gukimara iki? Wow, ariko nishimiye ko uzakubona rwose uri mwibana. Thank you. Ariko byose ni Imana ibikora. Muri iki gihe turimo kubona umusore ufite gahunda akubwira ati ndifuza ko twabana twakoresha ubukwe ibintu nk'ibyo sha biragoye. Uzavyo no ukuri. Umusore muri iki gihe ufite gahunda. Ubu natwe turarindiriye. Cyako zawe uje kutubera urufunguzo. Tuzahita tumukora. Cyakora. Shaka ngende
Amira atamerera nabi shanza gusengera impano zako ko wari wambaye neza shaho simarasigo jya mu Buhinde shaka ko arugiye guhura na shira Ntagabanya amagambo. wambaye neza no Thank you so much. Thank you. shaka nyine nzagusengera Thank you. udushoshaho nararyoheje bihagije ndananiwe hano se mumeze gute Ibisanzwe. Ibyayindi nyine papa, mama, ibyayindi byabo. Ibisanzwe. Ariko mujye nibagiwe kukubwira. Sinzi wambwiraga ngo yirwa sinda. Ubu ngubu njye nawe mbaza ngo turi muki. Turi mu rukundo. ariko naramye barumbwira ugiye mu rwagwa se muri musinzi cyane muri wisiki ego kuzini yaje kugenda gute Uskusetse wagira ngo usanzwe umuzi utagira ngo Clive wandi wagubungera wirwa azenguruka mu rugo ibiki n'ibiki. Yabaye umwana ni asigaye bagendana na papa. Na Bibiliya ko ntiwabyumva. ajya mu rusengero ego kwara yagendana nande na papa wa pasiteri shano kuri kwimana ni byiza muri Yesu ashimwe nukuri amahirwe masa mu rukundo mama ego ko uramenye ndabyishimiye rwose Cleva ni karimu mu muryango wacu ni umukwe wacu mugiye kuyamufata nk'umukwe reka njye dushe hari ahantu yarinjye nubwo naniwe ariko hari abashuti tugiye guhura sawa buri mu rukundo sheri Sawa nari.